abashumba bacu muri iyi minsi bamwe muri bo bari inyuma turi imbere. Niba kuva mu byaha ariko kujijuka, ni gute pasiteri afata icyemezo cyo kugurisha urusengero? Urabona umwana iyo uturutse hariya ateze amaboko aje kuguhobera umwukwebye yameneka umutwe. Dufite bamwe mu bavuga butumwa batwitaza, ariko waza wikoreye ubibita akagutura. Uyu ngo bamufungiye kubera iki? Wabaye umuyobozi w'icyubahiro w'iri torero yigeze gukoresha abatekamutwe biyitirira inzego zikomeye z'igihugu nk'ibiro by'umukuru w'igihugu mu izina rya Yesu. Harimo abantu bakubwira ngo ibintu by'Imana bibishyira mu bwenge. Intambara zose ziri mu madini ni imitungo. Dukeya dufite abashumba bamwe muri bo barimo baraturya baratuguramo amamodoka y'ibitangaza bubatsemo amazu. Mu gihe abacu tubahetse tuvuga ngo dawe uri mu ijuru wifungurire dutunga none. Dufite abantu bajya gusenga ukagira ngo iyo agiye gusenga ubwonko siga bushyize muri firigo akabukonjesha. Rimwe ashobora kuba atanabikoze nabi ariko arimo arabisobanura nabi. Ariko kuko atabasha gusobanura ukuri kwe turagumiza tumukorera inkono ishyushye. Ngenda yimubangira da. Madamu Yusta niki muvuye mukirangije ntimuzagaruka kongera kudutesha umutwe. I Kigali harimo harabikiswe Afrika haguruka. Muri harimo harahaguruka Afrika koko kujya muri Bekare na tugasenga ngo Mana tabari intambara ya Kongo ihagarare. Urimo urakora iki gikorwa gihagarika intambara? Uri muribaza mu ingabo z'u Rwanda zatabaye Mozambique iyo zijya mu giterane Mozambique ibyihebe bitaragera mu mujyi Maputo. Uzi ikintu gitangaje ushaka gusanga muri aba bashumba hari abataba muri Afrika kuko bazi ko Afrika yicaye nabo. Dufite injiji zize, ariko dufite n'abantu badashoboye batanashobotse. Mbese ushaka umufata ukahabura usa n'umwana wahiye mu kwaha burya ntiwabona uko umuterura. Nibyo bihuri wacu Scovia Fashion Shop muri Expo 2024. Wow, wari warabuzaho ukoya ya myambaro myiza made in Rwanda ntibakuyobye ngo bakujyana ahandi. Yoboka stand yacu muri Expo Ground Gikondo urahasanga amashati meza ya original y'abagabo n'abagore ndetse n'aya mipira ya original wari uri handi. Ni ibishya gusa muri Scovia Fashion Shop muri Expo Ground. Iwacu muri Scovia Fashion Shop tugufitiye umutayeri gufata ibipimo bitajyanye n'ibyifuzo byawe kandi ntiwirirwa ugaruka kwitwara tugukora home delivery ukayibona iwawe mu gihe gito. Scovia Fashion Shop turi muri Expo 2024. Ukinjira mu marembo hita uhamagara 079 428 044 turacyanabarizwa kandi mu nyubako ya Miki mu mujyi rwagati aho kurikira Karenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza muri Scovia Fashion Shop ngo ba. Scovia Fashion Shop in Expo 2024. Style with us. ngo ikaze ho kurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia uri imbere ya kamera zacu. Scovia kandi imbere ya kamera ni amahoro. Meze neza. Yego. Meze neza. Na Scovia Fashion. Akurabona ese ubundi aryo mwenda ntago babyemeye ko ari ahantu hagashyira ku buryo umuntu wese akabona hagakiza akarango akayiza kakanu kagaragaza ko umwenda wavuye muri Scovia Fashion. Hanyiritse ahantu navuga n'ubuse ni kazaniga akakahano se ubwo uragira ngo bakagira ipesi bambona uzambana urwandiko pe rwafunze ntuza rwafunze rwaramufunze nako rwaramurekuye. Scovia dufite inkundura y'amatorero iracyakomeje ndetse gato mbere yo gusenga ariko ibintu tubibanza tujye mu mubiri. Urabona hari ukuntu abantu bagiye kuvuga ibintu ubu hari abantu bazakora comment bavuga bati ibintu by'Imana byitondere bantu b'Imana kuko nanjye nduwayo ndagira ngo ibintu tubiganire kinyarwanda muri quartier mu mudugudu mu isibo mbere tuzajye mu mwuka nyuma y'ikiganiro aho ndagira ngo hano mu kiganiro tube mu kinyarwanda. Hari ibibazo bize kubera ko igihugu cyose kubera ko nitujya mu mwuka turirengagiza kureba ikiri cyo kandi hano ndashaka ngo tuvuge ikigaragara nkaho ari cyo njye uko mbona ko ari cyo. Urumva jewe hano ngira ngo ikiganiro cyacu giheruka cyavuga ku madini bibuka ko navuga ngo RGB yirengera yikabya nibyo n'ubu ndabisubiramo ishyire mu bushishozi urwego rw'imiyoborere RGB ngo harakana abantu bakunze ngo buri wese ngo ariko ntafite ububasha bwo buri wese yasenga. Yes Scovia nshobora gusenga umusozi w'iwacu Nyarupfubire
urumva ukimuka ukaza ukahita utura i Nyaruguru kuko ngo Bibiliya iravuga ngo turi abanyabubasha ushaka kubwira imisozi ngo please Peter era bintu se bariya ni mu gipindi cy'umwuka hari umuntu wakemura umusozi nanjye narabyumvise cyokora yawusenya umusozi wo wawurimbura ushaka kuwuhinga upakira itaka ino se bandi bacukura ibirombe ntibayibirindura ariko kuwimura ukagenda uhagaze uriho anteni zo mu bitsi bya Huye i Huye ukawimura uriho na ziriya anteni ukawutereka i Rubavu ari none ariko niko Bibiliya igira ite ivuga hano rero nshobora kuvuga ibintu ukavuga uti ibi bintu by'Imana bivugaho ariko ibi bintu by'Imana birimo abantu biwacu sibyo kandi ibi bintu by'Imana birimo abantu b'Imana abakuri ikiganiro cyacu ku Karubanda twagaragaje ikibazo gihari uburyo RGB irimo gutwara ibintu n'igitugu kiruka n'ibindi ariko reka tugaruke ku bashumba yego ubu abanyamadini nimo ngize ne tugiye kuvugaho ndagira ngo buri pasiteri ese mwaba muzi ko isezerano ari umwenda isezerano ni umwenda ahadi ni deni icya kabiri abanyarwanda n'imfura nabo baravuze ngo imfura zisezeraniye aho zihurira sibyo noneho Bibiliya ikavuga ngo kuva mu byaha niko kugira ute kujijuka niba abapasiteri bacu baravuye mu byaha bari mu nzobere bari mu njijuke sibyo ariko reka tugaruke turebe ibyo bakora n'ibyo abantu bajijutse yego buretse gato mbanze mbereke si bo badushoreye se niba bataturi imbere ngo tujye ku Mana baradushoreye nuvuga ngo bo bari inyuma barakubita mu bitugu ngo tugende ariko aho tujya ntibagezeyo bitandukanye nuko bakagiye imbere tukabakurikira nka Mose n'ubwoko bw'Imana tukajya imbere bo bakajya imbere tukajya inyuma abashumba bacu bo muri iyi minsi bamwe muri bo bari inyuma turi imbere nitwe turiyo baje badukurikiye aho rero niho bagera bakavuga bati ndabaragiye bakaturagira koko bakadushorera bakirisitu bene data niba kuva mu byaha ariko kujijuka ni gute pasiteri afata icyemezo cyo kugurisha urusengero uzi icyo bivuga urusengero rumwanditseho rwanditseho Samuel Mutungirehe na Nyirakanaka mwene runaka bafite irangamuntu point entre hamwe na Kanyombya Scovia nkaza Scovia Mutesi washakanye nawe akazana irangamuntu tukagura urusengero twebwe we niba mwararugize urusengero nge nkahita nta byumba byarimo ngewe nkahita mbitunganya nkakoramo ama office cyangwa kubitamo rogi urumva aho mwambarizaga Nyagasani Satana akimuka gaturu kubera ko hashobora kubera habera icyo muvuga ko kinyuranyije n'imyemerere y'idini none uyu ngo bamufungiye kubera iki nsomera uko yitwa siko nabonye urusengero nyamara ibintu ahubwo uzi ikintu cyabaye ibirura bigiye kuva mu ntama mu bugenzuzi bumaze igihe bukorerwa amadini n'amatorero itorero Ebenezer Rwanda ryahagaritswe n'urwego rw'imiyoborere RGB nyuma y'uko rigaragayemo ibibazo birimo amakimbirane no kuba ridafite icyerekezo gifatika ntacyo naje nkikubwire nge ntabwo ndi buvuge kuri icyo ndakubwira amadini aterekana icyerekezo gifatika bakirisitu bene data muvuge mutamina mwaba muzi ko buri torero n'idini rigiye kubaka mu karere ka Nyaruguru ryaje gusaba Gasabo ko rizahakorera ryasabye Kirehe na Ngoma Nyagatare n'ahandi ko bagomba kuhabona igicumbi cyo gukoreramo hari amasezerano bagirana n'inzego z'ibanze ari urwego rw'akarere rw'imikoranire bakora iki bati mu mikoro yacu mike iri torero tugiye kubaka inzu yo gusengeramo ariko ku ruhande tuhubaka inzu twise amarerero iryo ari ryo ryose ni amasezerano mugirana buri muntu asinya ibingana nuko yumva yashobora akavuga ati Ebenezer Kigali ariko tugiye kuzana ishami i Karongi
kugira ngo abakristo ba hano babone ko Yesu ari umwami n'umukiza kandi abamuhungiyeho ntacyo bamuburana. Abana b'ababyeyi birwaga hano bajya gusoroma ibyayi babahetse, twebwe tugiye kububakira irero. Leta muzadufashe muduhembere umukozi uhirirwa gusa, ariko ishuri n'igikoma tuzabibona. buriya ko nyamara hari igisengero ruteretse hariya nuko nyine biraho 30 na kangahe Dr ntiyabikubwiye 39 y'amashuri mu Rwanda n'aya Kiliziya. Anglikani nayo ifite andi. Nyana kabiri. Abadivantiste nabo bafite muri kanga andi. ADPR ifite andi. Ubwo twavuze amashuri ntituravuga amavuriro. Ntituravuga amahoteli kuko niba Anglikani yubatse hoteli igihe yubakaga yatanze akazi. Iyi hoteli abakoramo ni akazi. Iyi Anglikani itanga umusoro. Ako karere kazamuye amafaranga. Iyi Katolike nuko, aba Badivantiste nuko. None ikintu gitangaje, ikibazo kiri hano nubwo nabo basanze hari abatafite ibyo bujuje. Sibyo? Ariko bashobora kuvuga uyu mwana yacumuye ariko umubyara we afite icyo yari yadukoreye. Nuko kuko umubyeyi yacumura yicaye, kadufunge centrale ya Biryogo, ariko ntabwo dufunga Saint Michel. Kubera ko yo yujuje iki? Bisabwa. Dufite ikibazo rero cyacu Eglise, umuriro w'intuza, Miracle Center ngufunze mu isi no mu ijuru hano. Miracle Center, Ebenezer, church abo nabo ntanga urugero nta nubwo bashobora kuba babafungiye. Calvary Temple, kaki yerumva ibintu nyine birimo amagambo nkayo avuga ku bitangaza. Burukarabiro harya irya Rugagi ryitwaga rite? Rugagi hakurya bamufungiye mu 2010. Yesu mukozi w'Imana kafe izina rye ryarutaga ubutumwa bwe. Urumva 2019 uyu myaka nibaye 5 ibaye 5 itoro rya Rugagi buri birengero. Izina ryarutaga ibikorwa bye nyine. Ubwo ndimo ndavuga abantu bari bakomeye hano nk'abavuga butumwa, amatorero yabo twayobewaho yagize ate yagiye. Ukurikije uko Rugagi yagaragaraga yarakwiye kuba atagira n'ikibanza uyu munsi wenda akaba arimo gusakara cy'urusengero. Misa yaguze Range Rover yabivugiye kuri televiziyo, ntago ari nge wamuhamagaye. Nge nizajya mvuga ibyo mwavuze ntimukagaruka ngo abakristo banyu namwe mu nyatake. Niwe watubwiye ko Imana yakoze ibitangaza ukagura iki? Range Rover. Ushaka kubona afite inzu igeretse uraramo, ariko itorero ryakoreraga mu kizu hano kwa Rubangura hariya hasi. Wakwita nka stock y'abacuruzi kuko nta n'uwashyiramo iduka rinoze cyo kora wacuruzamo nk'ibyuma ibintu, kubera ko ari hasi hakonje. Hariya mbere yo kugera kwa Rubangura hano hari parikingi gutya, habagamo igihogere, nimwe yakoreraga. Niho hari urusengero, sibyo? Iryo torero wenda hashobora kuba hari ahandi riri ntazi, ariko namubonye yaje gukoresha ibitera n'abahagaze ku musozi wirengeye nk'aho abakandida bashaka amajwi biyamamariza. Bikaba umunsi umwe agakodesha tuwarete, akazana urukarabiro, akazana tente, tukajya tukabyina ivumbi rigatumuka, tugatura, muhango karangira, tugasubira iwacu mu ngo ayo twatuyeho. Akavamo yo bakoresheje kuri ibyo bikoresho asagutse ajya he? Ku pocket aherekeza umuvuga butumwa. Magafiweri. Ibi ni tubivuga turimo turuvuga ku marangamutima y'abantu tudakwiye kuvugaho, ariko niyo mpamvu nabwo ngo mureke kujya mu mwuka mbere yuko mukizwa, mbere yuko mwitwa abantu barimo kujya mu ijuru, mbere yuko umwuka w'Imana uvugira muri mufite umwuka wo kuba muri bazima. Duhumeka twese, muganga apima wasuko vyushizemo cyangwa uracyarimo ni muzima, nuko ahwereye. Tuganirire muri uyu mwuka usanzwe wa naturere wacu karemano w'Imana tube tuwuretse. Noneho nimujya kubisesengura kuko iby'Imana bisaba ngo tugende. Urabona umwana iyo uturutse hariya ateze amaboko aje kuguhobera, umukwebye yameneka umutwe cyane, uramuhobera. Rero barokora hari ukuntu tugenda twiruka tujya kwa uri ba pasiteri nk'umwana ujya kuyambira papa. Pasiteri rero iki dufite ibyago dufite bamwe mu bavuga butumwa batwitaza, ariko waza wikoreye ubibita akagutura kuko hari icyo uzanye.
muzarebe ukuntu mu rusengero mwicara ku ntebe z'imbere kwa kundi bategura aho mwicara imbere bashingiye ku ki ku byubahiro ibiki ku mafaranga kwikofa mu rusengero umushoramari wo kuri uyu musozi ni uw'icyubahiro imbere y'Imana kurusha umudiyakoni cyangwa umukristo usanzwe ngo bubashywe mu isi no mu ijuru abayubashye. nuko rero aho kugira ngo tujye gushaka Imana byaba bisobanura ko dukwiye gushaka amafaranga tuzasanga Imana idutegereje. Nibyo se hafi aho nibyo se mu myemera ya gikristo nibyo. oya nugera mu rusengero ndagira ngo mwese abagifite insengero zifunguye ku cyumweru muzarebe intebe bicaje hafi zitwa VIP zifite abantu bamwe bahora bahicara kandi nta murimo bashinzwe mu rusengero. Si umuvugabutumwa ngo bavuga ngo ni icyicaro cy'abavugabutumwa, si umuririmbyi ngo tuvuge ngo ni icy'abaririmbyi, si kunze no kuza bakerewe ariko asanga bamutegura bakamuta anti karibu. Uzi impamvu ari anti? Iyo bavuze ko bashaka miliyoni 2 abahe 3. Urimo urabyumva ko umuntu nyine urumva nawe nyina aho ni mu rusengero amujyana inyuma mu bana n'ababyeyi babo. Kankubaza aho ni mu rusengero se cyangwa ni ku isoko ry'imari niki? Imigabane. Kandi ufite imigabane myinshi arayobora. Niba ibyo bintu mubizi mu nsengero bihari reka mbafashe tukizwe ibyaha tuvuge ngo mwami Yesu none kugeza itora avuga ngo nta hazaza nta cyerekezo. Soma uyu ni twabonye urugero rwiza nibyo nari ndimo mvuga. Yusita turimo turamwoherereza imijugujugu tumurimbura tuvuga ko yakoze ibintu nabi. Rimwe ashobora kuba atanabikoze nabi ariko arimo arabisobanura nabi. Ubwinshi bw'amatorero ntakwiye kubugira ngo azavuga ngo amashuri ngo amatorero ngo araruta amashuri. So ntabwo bitureba ibyo nitwe twubaka amashuri. Aho kuza tubwira ko amatorero yagiranye amasezerano na leta ko azubaka amashuri, akubaka amavuriro, akubaka amasoko matoya, agateza imbere aho akorera. Ayo masezerano bagiranye n'uturere aho kuza tubwira ati twasanze nta na kimwe bakoze kandi abaturage baho batanga amaturo bakora ibiki. Tubigenzuye nta n'ibitabo by'amaturo ngo turebe ngo amafaranga yaturutse mu baturage aza ku idini yanganaga iki ku buryo abaturage bagombaga kubona inyungu yo kuba iryo torero rikoreraho. Nta bushakashatsi afite dogiteri ikigo gishinzwe ubushakashatsi. Niyo mpamvu ariko ushobora gusanga ibyo avuga ari iki ari ukuri ariko kuko atabasha gusobanura ukuri kwe turakomeza tumukorera inkono ishyushye ngenda yimubangira da kubera ko ntadusobanurira. Nkaha rero ubona ubundi yavuze ngo insengero yazifunze ntiyaduha urugero. Aha yatubwiye impamvu yafunze umuntu. Dusomere itoro kandi rivugwamo amakimbirane ari muri bamwe mu bayobozi n'abakristo baryo ndetse yakomeje kugenda azamuka uko ibihe byagiye bitambuka. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere aha rero naho urumva ntabwo izi nkuru zose twajya duhora tujya kumureba cyane ko muri iminsi afite n'akazi. Hano waduhaye kugura ingufuri nyinshi hano arimo aragura ingufuri. Uwo muntu ucuruza ingufuri ameze nta nubwo ari ingufuri naje kubimenya n'igipapuro ni ukoma igipapuro babadikaho ngo urafungiwe nta ngufuri. Niyo mpamvu umupasiteri w'Gatsibo basanze yinjiye bakamujyana ariko aracyari kuri ibu cyangwa yagiye muri transit center. Yasibise Daje mbaze Gasana. RGB igaragaza ko zimwe mu ngero z'ibi bibazo byatutumbaga muri iri torero rya Ebenezer Rwanda aho nk'amashami ya Giheka, Kanombe havuzwemo ibibazo bikomeye. Hariya Giheka ni Igiheka izina ko ndizi si nko ku Gisozi umurenge wa Giheka hafi aho. Izina Giheka ndarizi komeza. Havuzwemo ibibazo bikomeye bigatuma inzego z'umutekano zibyinjiramo zikabihosha. Bararwanya hakanagaragazwa hasaba umutekano ubwo hagomba kuza mutambika ndembo ngo umuntu atamena undi mutwe. Haragaragaza ko uwabaye umuyobozi w'icyubahiro w'iri torero yigeze gukoresha abatekamutwe biyitirira inzego zikomeye z'igihugu nk'ibiro by'umukuru w'igihugu mu izina rya Yesu bakaza bavuga ko baje gushaka umuti ibibazo biri muri iri torero. Abazimu bashya mu izina rya Yesu turahambiriye twohereje epfiriya mu nyanja kuki twe duturutse muri perezidansi ariko nizere ko bafunze byanze bikunze. Wenda uyu we yatubwiye inkuru yo kwirukana umuntu umva kwiyitirira ntabwo Thierry yahabura. Thierry dogite aho bari utarabonetsemo umuntu yiyitirira noneho hari RGB yarabibonye noneho yiyitirira urwego abanyarwanda twese tuba duhanze amaso gukira.
Yego. kuko usanga umuturage akubaza ati ikibazo cyanjye ko nagihaye runaka ntagikemure nti none wamubajije n'iki ati ikintu nkeneye ibaruwa nanditse yagera ite kuri perezida ati niwe muntu wenyine wasoma ibaruwa yanjye akamenya icyabaye abantu bakambona none umuntu aje guteka umutwe aciyemo we ngo wari umuyobozi wabo yagize ati arafunze ariko umuyobozi w'icyubahiro w'iri torero yigeze gukoresha abatekamutwe ayo nkuru ko ituzuye yitwa nde nta zina ririmo bakiyitira inzego zikomeye mu gihugu nk'ibiro by'umukuru w'igihugu bakaza bavuga ko baje gushaka umuti w'ibibazo biri muri iri torero nanone kandi RGB yasanze abayobozi b'iri torero badafite impamyabushobozi mu masomo y'iyobokamana nk'abo mu bucuruzi no mu butabire bigomba kuba byujujwe n'abari ku rwego rw'amadini ku bw'ibi bibazo byose ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu ibaruwa rwanditse ku itariki 27 z'ukwa karindwi 2024 hashize n'iminsi rwamenyesheje iri torero ko rihagaritswe kuva igihe ryabimenyesherejwe kandi nanone kandi muri ubu bugenzuzi itorero umuriro wa Pentecote naryo mu Rwanda naryo ryafunze nyuma y'uko urabona noneho batangiye kuduha ingero ibintu byo kuvuga ibintu by'imyuka dogiteri arabiretse ubu noneho harimo aratanga urugero ubwo tumenye ko icyo Benezeri zize harimo abatekamutwe noneho mutekereze niba wari umuyobozi w'icyubahiro yaragiye gushaka abatekamutwe ngo aze batekere umutwe w'abapasiteri basanzwe abapasiteri nabo bakawutekera abaturage mwibaza uwo abaturage batetse ukumeza ubu warashwanyaguritse wabaye isosi ndavuga umutwe hanyuma ngo ntuzo yazize iki umuriro wa kirisitu ni ya makimbirane dusomera amakimbirane yavuga iki nanone kandi muri ubu bugenzuzi itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda naryo ryafunzwe nyuma y'uko RGB isanze mu bibazo byinshi byari bikomeje gufata intera birimo amacakubiri n'amakimbirane yaramaze kuba urudaca mu bakirisitu bo bigeze no kurwana ku gituti hariya niko bahita handi kuri hayi tebo pasiteri ngo arabwiriza mugenzi we arahaguruka aramubwira ati genda mbese amwoherereza ingumi yari imeze nka yayindi ngo kibiriga yakwebye bakibiriga ngo yakwebye ingumi iraza ikubita harya yari gitifu ikubita gitifu nawe ayibona yakerewe ibihushije rinete gitifu ngo yatashye abwira umugore ati nkabakabira rinete zatakaye undi ati se wari uri ati intambara ari nk'iya Ukraine wowe urahura kandi ntabwo ariyo mu karere guterese ngiye gusura Ukraine ati yari gute wakirashahagazeyo ati neza ni gutereza kikoza muri Ukraine Russia yohereje ikintu urumva rero niba pasiteri akora ibyo twita ngo nibyo abapagani nk'abantu mwe akazana abatekamutwe nabo bakaza bitwa abayobozi ubwo ndashaka kubabaza twaba dushigaje iki muri ayo matora kandi uzi ikintu gitangaje dufite abantu bajya gusenga ukagira ngo iyo agiye gusenga ubwonko asiga bushyize muri firigo akabukonjesha ukajya mu rusengero ntibisaba ko ubwonko bujyayo harimo abantu bakubwira ngo ibintu by'Imana bibishyira mu bwenge none se ko birita ubwonko kuva mu byaha niko kujijuka ntabwo birivuga ngo injiji nimuze munsange ariko umwanditsi wa Bibiliya hari ahantu yaduhemukiye arandika ngo nubwo muri abakene mutungishije benshi mwakira ijambo ry'Imana twaduceri twacu uretse gato hako kuki ngo ngo ijambo ry'Imana nturishimira Imana dushimiye Imana twaduceri twacu none uzi icyo biba bivuga nubwo muri abakene mutungishije benshi Bibiliya y'u pasiteri ayisobanura uko ashaka gekanye isobanure mu kinyarwanda rero nyuma umuntu abwiye ngo sindi mu mwuka ndi mu mubiri giye uyu mureba ndi Scovia mwene runaka ntabwo sokuru wanjye ari Aburahamu abamuzi baramuzi ndi mu mubiri rero yavuze ngo nubwo muri abakene mugize mute tungishije benshi dukeya dufite abashumba bamwe muri bo barimo baraturya baratuguramo amamodoka y'ibitangaza bubatsemo amazu abana babo biga za Washington abandi sibyo mu gihe abacu tubahetse tuvuga ngo dawe uri mu ijuru duhifungure dutunga none tubari ibyaha byacu pasiteri nyine bavaye ibishingwe birimo ibiryo kwa pasiteri baza abandi baza gutwara ibishingwe induba bakinubira ko bamenamo umuceri uvanze n'isosi nka uyi sosi mwagiye muyishyira mu gishashi kwitubangamira twikorera bigenda bitujojobaho bagenzi yamenye umuceri n'isosi mu gihe uwo muceri n'isosi yawuguze amafaranga bavugaga ngo nuko ngo mu rusengero Yesu yitegereza umupfakazi wari utanze ngo iki makuta yari asigaranye angana n'iri pesi ry'ishati baravuga ngo ni wowe utanze ituro ry'ukuri kuko utanze icyo wari ugize ute uzi pasiteri yageze kuri icyo cyanditswe arakivuga umujyi ukanyeganyega ukagira ngo barawurashe nawe ufite make yakora umurimo
noneho tugateranya uzi ibiri icyo bita ni nka ejo heza. Ejo heza turazigama ugatanga 2,500 ugatanga 5 ugatanga 10 mu myaka yawe y'ubukuru ukazasanga ufite miliyoni 20. Pastor aravuga ati uwazanye 10 ariture, uwazanye birayazane, murashyiraho imungu n'imiswa bitazari aho bitagera. Mutanga icya 10 sibyo? Buriya muzi ko umuntu atanga icya 10 ataratanga umusoro ku nyungu. Ubu mwajya manza mugatanga umusoro mugasorera leta mugakuramo ibyo mwakonsomye mugura mukabarasigaye mukabona gutanga n'icya 10. Buriya abanyarwanda twaragowe nako abantu bamwe hari 18% ya leta, hari 30% ya leta, 3%. Iyo haje 30 ataburizwamo n'ibindi byose by'imisoro wahinze ukagira na ya pasiteri 10%. Kandi aho mu mudugudu dutuyemo mufite abapfakazi babyuka basenga ngo Mana dufasha abana bacu babona ishuri. Kandi 10 ya pasiteri niwamubeshya kuko ubeshya Imana. Ubeshya iki se kuba baraje kumwihana imbere ukamubwira yuhembwa. Bashima Imana ko abonye akazi ka miliyoni agahita baratubwa 100 ririnjiye iwanjye. Icya 10 kandi iyo baka icya 10 ntago babaramo ya maturo ya buri munsi watanze ngo nayo bayakuremo. Niba yutura atava mu mushahara ni miliyoni kaba ariko tubibara. Hano hagiye gukora imibare miliyoni sibyo? Noneho buri cyumweru utanga sibyo umweru 4 katubare kwezi gufite 4. Buwe nk'umuntu uhembwa miliyoni ntiwatura desi. Niyo watanze make utanga 5. Naka 5 ugapfunga. Ubwo si 20 ku kwezi. Aya ni ayituro. Turajye kubona wagiye mu migisha y'aba 2 cya igihumbi. We aya ni ayituro 20. Hakaba hari 2 igiseke cyo gushima. Urashima Imana ko yabarinze. Waburi cyo ushima Imana se? Hanyuma ubwo n'umugore yafasha ndi nkayo. None ufite abana 4. Buri mwana y'igihumbi. Buri mwana senyisada. Ku cyumweru abana babata. Barabakiri bagira senyisa. Ku cyumweru abana batanga 2. Papa agatanga 2 byo gushima na mama bagatanga 2. Ubwo ntibibaye 6. Sibyo? Noneho kuri 6 tukabyongera kuri 40 ya 5 mama tanga. Aya 6 naya buri cyumweru. Nuyakuba n'ibyumweru 4 biraba 6 12 24 bisanga bya bindi 40 bibe bibaye 64 sibyo? None aya 64 wibuka kugomba gutanga n'icya 10 kuri miliyoni watangaho ibihumbi 100 n'umugore wenda nawe atanga 100 bibe 260 na ava mu nzu imwe ku munsi w'ukwezi. Atarazamo nayo inyubako ngo ntizijya zishira ku nsengero. Ni nka zanzitiro zo kwishuri. Aya mafaranga ntago tuyabaze ko tuvuga ngo abakristo batange make. Ariko iyo bayatanze babona umugisha cyane. Wiki. Uko nyine batunganiye Imana. Batanga ituro ry'ishimwe bagatanga iry'umushyitsi bagatanga icya 10. Abakene batuye ku musozi urwo rusengero rwubatseho bakaba abanyamugisha. Hoye. Uyu mugabo ngo wagiye gutamba umwana we ngo ko nta kindi gitamba afite. Nuko ngo Uwiteka areba umutima utuje kandi ukunze. Avuga ngo kugeza umaramaje kugeza aho utanga umwana wawe kanguha umwana w'intama. Atanga umwana w'intama. Umwana w'intama watanze asimbuye umwana wawe. Nyamuremo uyu mwanditsi w'igitambo icyo yavugaga yashaka kuvuga ko umuntu wabaye umukristo ashobora no kugira aho atanga umwana kubw'idini. Ntabwo uyu muntu ushaka kumubwira ko ashobora kureka gutanga amaturo. Ngewe icyo nemera RGB kuye gukora aya maturo amaze kuza yakoze iki? Igigenda ijye mu bitabo se. Muzi rya tegeko ririmo kureba za NGOs zivuga ngo kangahe kwijana agomba kujya mu bafatanyabikorwa n'iki? Nibajye mu madini. Ibintu byo kureba umurinda nkuba. Ibyo bintu babirebe nk'ibintu tota ahubwo baturebera aya mafaranga yinjira mu nsengero. Amariye icyo abasenga. Amariye icyo umusozi batuyeho. Utaza gusenga nyine ntacyo yamumarira. Nicyo ndimo mbaza. Kubera ko ari inkuru nziza yaje ku musozi wacu. Y'ijambo ry'Imana. Bikwiye kuba iri karama abaye ari itara. Naritereka muri iki cyumba inzu yose izimije rikagira rite? Rikabonesha. None niba urusengero rutuye ku musozi. Abagore barimo barasenga bati dawe uduyifunguro dutungira abana none. Sibyo? Abagabo birirwa barimba ngo Mana uzaduha akazi. Cyane. Waraje usaba akarere utikiragisha ko ufite project yo kugitunganya ngewe hakaba ari amafaranga twakusanyije mwese twagitunganya abantu bari hano bagahinga.
wa mugabo wajyaga wirirwa wavuga ati mana naragukoreye nawe uzangirire neza mbona akazi agiye mu gishanga gukora azakora akora isengesho ryitwa ngo ndashima kandi ugasenga kwa kundi ngo n'imihana y'abaturanyi bacu imeze nk'uko nari imeze nawe Imana irekerayo none hano umuntu amaze imyaka mu rusengero agisenga ngo mana duha ifunguro ridutunga none atari kwa kundi ryanditse ahubwo kuko kurya kuri we biba ari impano ntabwo ari ihame iyo ariye ku wa mbere abavuga ngo uyu wa mbere usurya ntuzahindura ishusho uzajya uhora usurya kugira ngo azahora arya none aba baragurisha insengero barazana amacakubiri bararwana nta cyerekezo gifatika kambaho urugero sibyo i Kigali harimo haraba icyiswe Afurika haguruka kiriya giterane mwabonye atari cyiza cyane mwabonye kitarimo abasirimu bantu b'ibitangaza kugira ngo buriya harimo harahaguruka Afurika koko mu mitima sambwira ukuntu Afurika irimo ihaguruka usengera ibibazo biri ku mugabane wa Afurika hari intambara mana hari urubyiruko rwayagaye ibintu byose biri ku bisengero Bibiliya iravuga ngo sibyo umunyamwete umunyembaraga bene uyu nguyu ukora ibintu afite imbaraga agira umugisha ngo utagira undi muntu umunyamwete icyo werekejeho amaboko nyine bigenda bite Imana igihe umugisha kuko ugikora niki umwete koko kujya muri Bekare na tugasenga ngo mana tabara intambara ya Kongo ihagarare si muri Afurika mana turagusabye Sudani intambara igirite ihagarare mana turagusabye Mozambique intambara igirite urimo urakora iki gikorwa gihagarika intambara barasaba nyine umugisha kugira ngo Imana ijye mu mitima y'abarwana bumve ko urimo uribaza ngo ingabo z'u Rwanda zatabaye Mozambique iyo zijya mu giterane nazo iyo zijya mu giterane Mozambique ibyihebe biba bitaragera mu mujyi Maputo ariko icyo bivuze ni iki fasha abatuye muri iki gihugu cy'u Rwanda tubashe kubona imirimo tubona imisoro noneho nawe usigara usenga imisoro dusore leta ibashe kubona ibitunga izi ngabo aho ziri ku kazi wumvishe isengesho nyaryo buriya Bekare niruzuye icyo nzi cyo ntibayibahereye ubuntu sibyo akareka bibaho se makuru mfite nuko nyine mba numva nabi nabyumvise ra harimo umushandiko ngo iyo zitaraba 40 ntabwo winjira sibyo bazi batuye batya baziverisa kuri konti ya Beka kandi ubwo ziri nko mu kadeni arene kigize uzi kurinjije koko sa uzi kutarava mu byaha pasiteri yaje yikozemo pasiteri ashaka iki ninde ubika nk'isi byari bya amateno nerebere ku kibuga Kicukiro ntabwo havaga amayishyura arena turire ngaho ubwo hahagurutse Afurika uzi icyabaye ariya mafaranga ajya uyu muntu utegura iki gitaramo ndamwemera cyane ni gitwaza ni dogiteri koko uzi icyo bivuze biraba byita Visit Rwanda kuko miliyoni 40 bavuze zijya muri Bekare sibyo n'abari abanyamahanga bose baje muri Afurika haguruka kabone nubwo bayicaye ku mutwe sibyo sibyo ariya mafaranga azasoramo abapasiteri hari amahoteli barimo cyane abaje kumva ubutumwa hari aho baryama batanze akazi ka protokole amamodoka ajyana abashyitsi ibyo byose ni ibikomoka ku mafaranga yaje ubundi biriya ni nko kwakira basiketi nayo ibyo kuvuga ko Afurika haguruka turahaguruka dute urwo ni uruhande rumwe rw'iki rw'ubukerarugendo buriya harya yitwa nde Francis Gatare arimo aramureba akavuga ati nabonye uyu muntu ahubwo ndagiye gufungura iyi seremoni Afurika ihaguruke koko kandi haguruka ihereye he Kigali it's business ariko nitugaruka mu byo gusenga iyi Afurika irasiga abagore bazunguza muri Gasabo hubatse Bekare bashyizeho igiseke kirekire gisumbira iya nzu ku buryo buri mukiriso atama igiceri cy'ijana kasiga igishoro bagahita bahamagara meya w'umujyi batizi ni miliyoni 300 sibyo babagore bose barimo kwirukanka mu giporoso dusanga agasoko kabo gahagaze imbere y'iriya gare kakama amatara na saa 7 z'ijoro ushoboye gucuruza aracuruza uko atajya muri gare ahitana imboga Afurika uzikibaye ubwo irahagurutse
kubera ko uyu mubyeyi wazunguzaga ahetse umwana yakubita amaso akiruka ahunga polisi cyangwa daso cyangwa umunyerondo akiroha muri ruhurura akavunika akarwara umwana akaba amayibobo ku muhanda ntabwo Afurika yahagurukira mu mwana utariye ntiyahagurukira mu marira y'umugore urimo kuvuga ngo kari utu tuboga nari mfite nkaba nashaka gucuruza ku muhanda ujya ku kibuga cy'indege ko nabonye ariho abakiriye ariko turashaka umujyi ukeye leta irashaka ko abantu bakora ibintu bisobanutse Afurika haguruka murasiga Gasabo ko tuzatangira kwiga mu kwa mbere mu kwa 9 abana b'i Gasabo hakorewe Afurika haguruka bose nibura mwabajije muti meya w'akarere ufite abana bangahe bari ku rutonde rw'abatishoboye bahora batonze umurongo ngo mureko mwababoneraga karine bamubwira bati dufite 4,000 hatatu ati ibyo minyona arajya kutangira kubwiriza yuzuye igiseke unyureho saa 10 bushyizeho amazi ubugaruza ubufate ahubwo ubundi bafunze imihanda ijyayo agaruke ajye Kicukiro aho byabereye nanone abaza ati bigenda bite Nyamirambo niba naho hari ibindi kuri sate habaye iki mu by'ukuri njyewe nemera ko gusenga Imana mu buryo bwawe cyangwa bwanjye uburyo wizera Imana iyo uvuga yo mu ijuru buri yo mu ijuru ngo niyo muri Israel ngo ni ifite Imana iba mu ijuru isacu sezo iyi Rwanda yibi Rwanda iri mu banyarwanda iri muri twe hanyuma wambaza sogokuruza wawe Aburahamu sibyo twebwe tuba twambaza abakurambere bacu se wa Musingana ntuza turabazi hano na sekuruza abantu bakabambaza bataho mwagiye muzadusabira abakurambere baturinda imyako niko rutanga rw'amaboko ngo basenga sinzi itari makore byose nk'ibyo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki amatorero angana na 90% mu gutwara abantu kubatwaza igitugu kandi babajyana ku Mana wisanguriyo kuvamo ntibikunde gusa n'umuntu wanyoye za mugo iyo utabonye dogiteri ngo ajya gutera imiti isa nabyo irakwica no gusenga rero iyo wasenze utaravuye mu byaha ngo ujijuke urapfa nanone iyo wasenze utarajijutse uvuga uti ku cyumweru ndasenga kuva saa 3 kugera saa 6 nimugoroba njya mu rugo nkareba abana nkaruhuka nkakora siporo kuwa mbere saa 1 mba ntangiye akazi nkazongera nkagaruka ku wundi munsi ariko nimugoroba ngiye kwirambika nijoro ndavuga ngo uyu munsi wari ukomeye ariko Mana wawe utworohereje ntirambika ntitono nkabyuka ntiyebukeye numva nkihagarara hari abandi babyutse amaguru turagushimiye nkasubira ku kazi mw'abantu mwe wa Afurika yahagurutse uzi ikintu gitangaje ushaka gusanga muri aba bashumba hari abataba muri Afurika kuko bazi ko Afurika yicaye nabo kandi bagiye aho izahaguruka Gitwaza yarahanuye nabibonye muri video ntabwo narindiyo avuga ukuntu umuhungu w'umwe azaba perezida waki ngo Amerika iyo mbivuga bari vuga kugira amagambo none bivuzwe na saa mwese murabyumvise kuki ashaka guhagurutsa Afurika umuhungu wakayobora Amerika bati n'icyo umwuka wari wavuze ntabwo yari bugihindure urajyanga arayoborwa uzi ikintu gihari ahanura kuki adahanura ko hazaba perezida wa Afurika yunze ubumwe icyo gihugu se kibaye ashobora ahuza ibihugu umwana w'imyaka 10 muhanura akazaba perezida wa Amerika kuki udahanura akazaba perezida w'u Rwanda none niba ari by'umwuka yamweretse uzi ikintu kirimo none umugore yatwite none ngiye Scovia ntwite njya mekenya kamangura kareba ubundi nkahekenya ka pome umwembe nyine na pome ubundi nkarya utunyomoro sibyo ubundi akabwo mbwira mvuga nti ndashaka kurya kareti katarimo ikintu na kimwe munshyiremo udusarade tutuntu mushyireho cheese mushyireho nuza cheese ndimo ndashaka izina nyaryo fromage ngira ngo niyo abantu bavuga cyane ariko nyine ya mavuta baba barakoze ku buryo tuyarya nta kindi tuyakoresheje tutayatetse iyo ntwite inda yanjye ishaka kurya cyangwa nkumva naguma njunditse ka fromage we ariko umwana yabagize ate atuje noneho mugenzi wanjye Chantal cyangwa Scovia wundi we rero yotsa akajumba iyo ari mu murima ka Runonko ayiwe kumujugwe akaho kenya katarakomera katarashya neza
kuko yigeze agira ate agahekenya akumva yanywa agashera gakonje gatangiye gusharira iyo atwite yumva ararikiye ako gashera cyangwa ako kajumba barya kisagaki kumujugwe kadahiye neza uwanywaga inshyushyu ashobora kuvuga ati ndenyeneye inshyushyu noneho ikonje wenda yumva yitiye urimo urabyumva ni ukuvuga ngo umubiri wacu ntushobora kudusaba ibyo tutigeze kubona utigeze kwakira ntibyakunda uyu mugabo kuryama Imana ikamwereka umwana wabaye perezida wa Amerika yigeze agerayo n'umwana we niyari n'umugore niyari njyewe Sikoviya wicaye aha ntabwo nshobora kurota ndi mu nkambi ndimo mfata ibigori nzi ko ntaho intambara irimo kuba i Rwanda ngo nitegure guhunga nabirotane ariko naratahutse mvuye muri iyo nkambi dufata ibigori tujya dute natora agatotsi nkarota Loni irimo kuvuga ngo ibigori biraje muze mubifate nkakanguka ntibyari bincitse nakanguka nkasanga ndyamye Nyarugenge kubera ko ubwonko bwanjye burimo burambwira ibintu mbona nabagamo cyangwa mbona ukuntu bisa sibyo rero aya madini inzego nubwo zahagurutse gufunga mubanze bakirisitu mwese Masasa afite amashuri angahe mu Rwanda agira amavuriro angahe ese we nta agreement yasinye nta masezerano agirana n'uturere ko afite insengero n'urugero Zion Temple afite angahe afite amavuriro angahe nubwo mbivuga ntiyawe ndabizi ko afite na kaminuza ariko ndimo ndabaza ndatangaho urugero kuko ari insengero zizwe Madame Mignone afite amashuri angahe afite amavuriro angahe ese buryo bari ngombwa hari amasezerano afitanye na leta yo guteza imbere kugura mituweli kwishyura abana ishuri gutanga uburezi ubuzima hari amasezerano baba baragiranye ntabwo ndimo ngo avuge ngo akore nk'ibyo Gitwaza yakoze sinshaka ngo Mignone akore nk'ibyo wa mudamu ni Kabanda yakoze sinibuko ngira ngo yitwa Kabanda sinshaka ngo Masasa akore nk'ibyo Anglikani yakoze Anglikani ntikwiye gukora nk'ibyo Katolike yakoze Katolike ntikwiye gukora nk'ibyo Abadventiste bakoze n'abandi ariko hari ibyo mwavuganye n'uturere bakirisitu bene data ba pasiteri bavuga butumwa bashumba bacu muri inyuma tukajya imbere n'abari imbere dukurikiye kuko muri mu byiciro bibiri hari abadushoreye hari n'abo dukurikiye mwe mudushoreye mubanze murebe mukwiye kuba mushorera intamba cyangwa zikwiye kuba zibakurikira urabona inka nziza umushumbi yarimo gutaha ku mugoroba akazuba karenga ajya imbere akagenda aririmba inka zikamukurikira nta ikiba cyo keretse zino bazirikangira ngo niwe ujya inyuma ukagenda ukurura ukubita ngo ujye imbere ariko inka zitashye hari igicaniro zumva umwotsi w'igicaniro mu rugo mwiza zose zirarika amazuru zigataha twakabaye dukurikira abavuga butumwa dutyo twumva twese umwuka n'ubuzima buhari buriya aba bashumba cyangwa aya madini bakoze neza Indera yabura ibitaro yabura abarwayi bakoze neza wowe nta kintu yabifite bano bavuga butumwa batubereye inyangamugayo ku rwego bibiri bavugaho sibyo ntabwo inkiko zabura akazi sibyo bano bantu bafite ububasha bwo gutuma umuntu wanze gukora siporo yandikiwe na muganga paseri yayimukoresha cyane ujye ubona abasore babyina mu rusengero baguruka bariyo batanze itangazo ngo igihugu kiratewe mutabare hajyayo babaze ariko uzarebe ukuntu biruka mu rusengero babyina umushyizeho akamashini gapima ibirometero asanga yaravuye ahangaha akagera akaba yarageze nka Centrafrica n'amaguru kubera umuvuduko wo kubyinaho ariko ntiwamubwira uti rero muzajya gukorera ubushake mutunganye cya gishanga mumanuke ntabwo yamanukayo n'amaguru mu muganda ntajya ajyayo ne mwamubwije umubiri ntabwo mwamubwije umwuka ntabwo ari umwuka kuvuga ngo aba bantu batubwiriza bafashe amarangamutima yacu bayashyira ku ikarayi harimo abayakaranga bakadushiriza harimo n'abaguma badushyiraho utuvuta ntidushire tukaguma twumva bihumura hari n'abaduteka neza rero tukabona amahoro n'ubuzima hari n'abaguma batujijisha wajya kureba utari kunishire bakabirinda bakakwereka atarashirira leta rero yafunga insengero yazireka yabwiriza itabwiriza yasuzuma abo barwana n'abapfa imitwe intambara zose ziri mu madini ni imitungo niba iki kintu mbeshye mutubwire icyo abantu bari mu rusengero barumva padiri warwanye n'undi padiri baba pfiki se kamaturo yose bayakubita ingata bakayohereza i Roma
nawe ukuyeho n'igiceri nibatangire noneho amafaranga yose aha batuye mu rusengero nta muryango bahirimbanira we mu rusengero amafaranga yose yegeranyijwe Rwanda Revenue igiye yakusanya nk'amahoro y'akarere yatuwe ijye kuyashyira kuri konti y'urusengero noneho kugira ngo urusengero rujye gukoresha icyo rugiye gukora rujye rumurika ku rwego rwa leta icyo amafaranga agiye gukora aya nanone bizinesi yahinduka babivamo aya nanone nyine ntabwo mvuga ngo bibi ariko bibaye nibatange nonaha nihasohoka ibwiriza rivuga ko nta muntu wemerewe gutanga ituro ahubwo ituro azajya ariho umukene baturanye n'uwazi akamufasha noneho urusengero intebe yavunika bakavuga bati intebe yavunitse ni mu 30 bagashyiraho akaseke bakayatura namara kuyagwiza bati siko bacuruza intebe nkayafata nkajya kuyizana abantu bashinga insengero bahamagawe umuhamagaro washira ni ifaranga ryacu twahita tubona abahamagawe batangira bakajya basenga noneho basigara intama zava mu birura byajya guhiga intama zigasigara mu rwuri rero mu bintu barimo babaziza insengero nizere ko n'amasezerano bagiranye nayo barimo kuyabaza madamu Yusta mu makosa mwakoze cyangwa amafuti mu byo mubona bitakosotse murimo gukosora ngo nabyo binoge niki muveyo mukirangije ntimuzagaruka kongera kudutesha umutwe abarokore bavuza induru ngo mwafunze mubabaza amasezerano mwagiranye ageze umuntu amaze imyaka 20 yasinye amasezerano umunsi wa mbere aza gukorera Rubavu uzigitangaje arahamagara abakristo kwitanga urusengero ubutaka bwo kubakaho bakikusanya bakagura ikibanza akubakaho inzu y'urusengero agahita yubakaho amazu y'ubucuruzi kandi bikaba biri mu nyungu za konti y'urusengero bakayakodesha bamara kuyakodesha abarokore ntituruhuke igihe havunitse ngo tureke gutangana kuko twabonye aho dukura resource bikada wajya kubaza bati hano ni kwande mu kigo cy'ubutaka bagasanga urwo rusengero n'ayo mazu y'ubucuruzi banditse ahubwo ngo ni sale y'ubukwe ntabwo ari urusengero oya bamuhaye cyangwa cyo kubaka sale y'ubukwe kuko ayubaka nkayo ariko ayigira urusengero noneho bajya bareba muri system agasanga hubatse sale y'ubukwe yubatswe na pasiteri Sam umugore we abandi mukajya mwigwamo kubita gahanga hasi mutakamba tudore mukadukodesha mbona make none se wabonye abasilamu bavuyeho n'abandi iyo baburana ngo ugiyeho ntaze ngo ntacyo yatumariye bashaka ko bamarira iki hari umunsi isaha yo gusara yageze umusigiti ufunze uyu muntu uje ntacyo ashoboye afite ikimenyane kiki yagize Samu Shehe ahitaba Abdul Karim Sikovia bamugize hajya taba Fatuma giraho imaka nyine bidaciye mu mucyo ntabwo byaciye mu mucyo kuba bakugize shehe wungutse iki mfasha nyine icyo niki icyo gituma mu Rwanda ngo ntibakugize mufti ukarwana ugakundura ugakubita umutwe hasi ivumbi rigatumuka mu biryogo ngo ntiwabaye mufti ntabwo ari uko uhamagawe kumva ko ari we wahagararira Imana muri iki gihugu ntabwo ari cyo kibazo ufite ahubwo mufti iyo yaba mubaya abona iki icyo rero abona duhita tuvuga ngo ntabwo ari nge ni Kristo uri muri iki burya barwanira ikiri muri twe ntabwo barwanira umwanya barwanira icyo umwanya uzagira ute aba barimo kurwana wumva ngo bananiwe kumvikana bakazana umutekamutwe bararwanira ibyavaga muri iryo torero Ebenezeri aba amacakubiri batangiye bavuga batari ku wundi kuki Sam akora ibi none umwe akajya mbwa ariko n'ujya ubona ko Sam tutari n'umuntu w'iwacu ubona wavuka Nyamagabe ubona avuka Karongi havuka Yesu batiyo niwe Bugesera burya se ntabwo nari mbizi ati buri abanyabugesera si abantu beza amacakubiri akavuka ariko impamvu arimo kukwangisha ko umuntu w'Ibugesera ataba imfura ntabwo ari uko azi ko abanyabugesera bataba imfura ntabwo azi ko Sam ataba imfura avuka i Bugesera wabaye imfura ari uwa Karongi ahubwo yashatse ikintu akwangishiriza uyu muntu ngo akwigizeyo babone uko atwara ibisigaye aragishaka arakibura ahita atangira kuvuga akarere n'ubundi undi ati kandi koko wagira ibyawe ukaba warigeze guhura n'umuntu wari uvuyeyo wamusaba rifuta akanga ati ni n'abatindi ntibagutwara kandi wenda bagenda batanaseze none ugasanga bigize bite bitangiye kuzana iyo ntambara mu rusengero abo bose ikintu barimo bapfa niki ni icyacumi cyacu ni igiceri cy'icumi natuye ni 300 yanjye y'ibiceri none
rero baduhe konti tujye tuyishyiriraho batumurikira ibyo bakoze. ibi bintu rero ubona RGB irimo irwana nabyo nakubwira ngo irasa nk'irimo yogosha gusa kogosha umusatsi kandi ubu unyogoshe nkaza mfite igipara ntacyo byantwara. iminsi ngaho ikibura bakarya n'ikize n'umunyu umusatsi wakongera ukamera. ibyo kuvuga ngo nimwashyizeho murinda nko nimwashyizeho ikigega ubundi aho hantu bashyira ikigega n'ahandi mubanze murebe amasezerano ajyanye n'akarere yakoze iki. ibyo kuvuga ngo murako umuntu afite diporome abadafite diporome n'abafite diporome abafite icyo bamariye abaturage ni bande ubushakashatsi basubwo muri iryo torero haburamo ufite iyo diporome isa katuvuga ko ntawe ariko urebye iri torero rituye hano rya riboye Samu utarize iby'idini yubatse ivuriro sibyo yakoze koperative ashyiraho ababyeyi barizigama abana ntibabura minerivare batanga mituweli bafite ishuri. ibyo bintu byose ukabyegeranya waza ugasanga Samu uriyobora ntabwo agira diporome ariko yaduhaye ibyo twari dutegereje kubona. bizasaba igihe kinini mu Rwanda n'ahandi muri Afurika y'Afurika mushanga ihaguruke nubwo idashobora guhaguruka yikoreye indi migabane yose. muri Afurika ku mutwe hari imigabane yose Afurika niyo yikoreye kandi ibyago byacu niko guhagarara kw'imigabane yindi. noneho abana nabo bakavuga bati ubwo bamwe bakinnye diru yabo y'imbunda reka natwe dukiniye Bibiliya bakatubirindura. warangiza dukeneye ko hari umunsi bizagera ngo ushoboye iki naho igihe bakibaza ngo wize iki dufite injiji zize dufite abantu bashoboye badashobotse ariko dufite n'abantu badashoboye batanashobotse ntacyo. mbese ushaka umufata ukahabura usa n'umwana wahiye mu kwaha burya ntiwabona uko umuterura ntiwamufata amaguru nk'urukwavu ngo bikunde. tukaba dufite ariko n'abandi bantu batize amashuri leta isaba yo ngayo yo kwiga iyobokamana wenda biza ayandi ariko bafite icyo bamariye ababayobotse ngo babajyane ku mana. ibyo bintu byose nibyo ndimo mvuga ngo leta ibisuzume noneho isigara imubwira iti ibikorwa byawe rwose biragaragara ariko fata chairman wungirije wawe abayoboye kuko wabifite noneho nawe ijya kwiga ariko ugume hano kugira ngo amahirwe yari ahari y'abaturage ntabure. amubona ni faranga. ikibazo rero kiri kuki ku maturo yacu ifaranga rirakanyagwa riri mu rusengero ririnjira umwuka agasohoka. uye buriya nuza kureba ushobora gusa hari ukuntu ureba pasiteri ukavuga uti nubwo atari njye mucarubanza ariko ugaragara mu buryo utuma mbona nagucira urubanza abantu urumva ngenda atashye mfite amafaranga sibyo nyafite mu ntoki nagera mu rugo ntimwiriwe nkahita nyashyira ku meza nkajya koga nkakatakata ndimo ndakururira umuntu wari ufite kamera isinziriye kuyikangura ngo inyibe. dufite abashumba ureba akabaguhaye uburyo bwo kumutekereza nabi kandi wenda ni inyangamugayo n'iki rwose n'uwiteka yamwitegereje avuga ngo dore umugaragu nishimira ariko uburyo agaragara atuma ni nk'icyapa cya sansenike mu by'ukuri kiriya cyapa nacyo ni icyapa ariko ni icyapa kibuze iyo nzira. hakaba n'ikindi cyapa nacyo kiba cyitwa icyapa ariko kiriho agafureshi kimbwira ko ari ahankata sibyo ariko byose byari iki hari ba pasiteri rero bariho bahagaze meze nk'icyapa cya sansenike iyo murebye mpita nkata menya ko wahatanyurwa. hakaba n'undi ukubita amaso niyo waba uri kure kuko uko byagenda kose aha niho ho kunyura. Imana ibaha umugisha abo babaye inzira ituma tujya aho dukwiye kujya ariko nabo barimo kutugusha baratuma twibaza ngo yaba yarasize irangi ariko iki cyapa nacyo cyarahoze gisa n'iki cyaduhishe kikatwereka uruhande ruvuga ngo tugende ariko inyuma hari iyo sansenike. ibyo byose ni ibibazo dufite mu madini. Afurika haguruka ikwiye gusiga hagati y'umuturage n'iki cyiswe Afurika haguruka hari ikibaye kurusha uburyo bw'ubucuruzi bw'umusoro nka expo. uburyo bw'ubukerarugendo nabwo ntabwo ari bubi kuko bufite icyo bumariye iki gihugu. hari n'abaza atarabiza kabiri bakavuga atari kuza ukuntu mu Rwanda hasa hashobora no kuza umuyobozi ukomeye waje muri iki giterane ejo akazaremesha indi nama nini izatanga akazi kanini hashobora no kuza akava umushoramari
Afurika haguruka ku munsi wa nyuma mutanga itangazo mukavuga muti ko mujya mukusanya amafaranga yo kujya muri Israel mwakusanyije nayo kujya i Nyanza. Israel gaba bajya kurebaho ngo Yesu yavukiye icyore bajye bakareba se natwe aho umwami yatabarijwe ubwo wenda kuvuka batari bahari bareba aho twamushyize. ngo umwami ntabitangaze reka aho batanuza hariho nuko umwe batwandikiye ko azagaruka undi bakatubwira ko apfuye ubuziraherezo. none iyi mibare ubu nta kuntu gitwaza Afurika haguruka y'ubutaha. Yanababwira ati muzaza bagakodesha amahoteli ariko akanababwira ati tugira n'ingagi kandi ibi ni ibyiza Imana yaremye byabanaga na Edeni hehe nako na Eva na Adamu hehe muze tubirebesha amaso kujya tubisoma muri Bibiliya tukikoza mu Kagera amamodoka kakana amakwasiteri abantu bakishyura kampani bakazaryeho bakarara nibura amafaranga y'Akagera nayo agasigara. Abandi bagasura ingagi abandi bakareba Nyungwe abandi bagasura amateka yo kubohora urugamba. Pasiteri yahajya Gitwaza buriya Gitwaza n'urwandiko nawe ushaka kumubwira ngo iyi ngo avuge ko ari impyisi yayigira impyisi yarangiza akajya agenda agasobanura akatubwira ati iyo uhagaze hano ukareba ibirunga ukuntu ubukonje buri hejuru ukareba ibi biti uravuga tuwiteka ni mwiza kuko yaturemeye iby'amaso areba. Abari aho bati haleluya bakazamuka bagasura ingagi. Ibyo ni ibikorwa bashobora kuba banabikora wenda ntitubimenye ariko ni ibikorwa nubwo mutwigisha kujya mu ijuru mutwigisha no kubaho neza mu isi. Ni mutume Afurika haguruka nituma umunsi Yusita yatanze itangazo ko Afurika haguruka itazongera kuba mu Rwanda kubera ko habaye iki n'iki. Abapfakazi imfubyi n'abatishoboye bazajya mu mazu yabo bakaboroga bati kuye ariwe wari udutunze wakwemera ko apfa akaba Tabita ariko niko bamwita Tabita. Uriya mubyeyi ngo yarapfuye ngo abapfakazi n'imfubyi ngo baririra icyarimwe imusozi ngo kariwe watwambikaga akatugaburira waba umutwaye utuboneye undi cyangwa uhisemo ko natwe tuza kubaho nabi. Imana ikamwongerera iminsi yo kubaha akagaruka kuko hari abanyamumaro yagiriye baboroga. Afurika haguruka nyine bira amahoteli yarira ntabwo ari abatishoboye amarira yabo ntabwo ari ay'umuborogo cyokora bakwijujuta abanyamahoteli bakwijujuta ariko umukene waruza ati Afurika haguruka yabaye nibura iba mu kwezi kwa 8 kandi abana banjye biga mu kwa 9 sinjya muri Minirivar umuhungu wanjye agiye kurangiza kaminuza nyikesha Afurika haguruka ayo marira y'uwo mubyeyi ukuntu yabangana mu nzu ye yatuma Yusita wasinye iyo baruwa arota n'abakayica kubera ko uwo muntu bafungiye cyangwa babuza hari icyo byari bimaze. Afurika haguruka none abayifu izi nsengero bafunze hari abagiye kuranga ubwo Tabita apfuye niba ari Tabita turabaho dute. Hari abantu bari mu nzu barimo kurira n'ubundi yaturyaga hari abari mu nzu barimo kurira izi nsengero zifunze niba bahari bari babafitiye umumaro bitarimo kujya gusenga gusa byonyine. Amarira yanyu Uwiteka ari buyumve hanyuma akoreshe Yusita n'abagenzi be gukosora ibidakosotse ariko namwe mwubahiriza iby'amategeko asaba. Ibi ni ibya Kayizari mubihe iby'Imana mubihe sibyo kandi twubahe abatuyobora ariko namwe mutuyobora ni Pawulo ni Yohana nk'umusirikare aza yihuta muhagarara imbere ati none mwigisha twebwe tugenze dute aramureba ati muzanyurwe n'ibihembo byanyu bike ubwo yaramukuyeho ruswa bura kubona umusirikare wariye ruswa biragorana hanjya ngo ntabaho ati muzanyurwe n'ibihembo byanyu bike umusirikare yumvira ati ndarya njyayo nabonye pe buriya niho umwuka wo gutuma abasirikare batarya ruswa ukomoka mu nkuru batuganira ntabwo hajemo abandi bandi ntabwo mvuze ndabibagiwe sinshoboye kwita abadogiteri urumva ati ikindi ati kandi ntimuzagire uwo murenganya mwitwaje abo muri bo kuko bifitiye ububasha. Urumva umusirikare ufite intwaro n'iki kurenganya n'ibyago nicyo kintu cyamworohera kuko n'undi umurusha ububasha yaza nawe agasanga nawe ariko nuko aravuga ati ngaho nimugende bo baje kumwe ngo nuko mwigisha twe tuzagenze dute na hano aba bayobozi barimo gufata ibyemezo ntimuzakoresha ububasha bwanyu ku nyungu zanyu cyangwa kuguhubuka cyangwa kukutita ku banyantege nke kuko mubarusha imbaraga
icyo nicyo gikwiye kuba ihame, ni nako umuyobozi mwiza akwiye kuba ameze. Ariko namwe banyantege nke ntimuzatume mutakamba ngo mube umwana muriza udakurwa urutozi, nibarira ngo niko basanzwe kugeza impyisi igize ite muriye, umwana murizi niko ameze. Bakirisitu rero mwasigaye insengero zikora, mutubarize ba pasiteri amasezerano bajyanye n'uturere yavuga ko bazakora iki. Basigaye burumba bacecetse. Hanyuma mutubarize muti kuri urusengero rumaze imyaka 30 mu bikorwa byateje imbere abaturage, bitari kutubwira kujya mu ijuru, mufite ibingahe? Maze za nsengero zitafitiye ubwo abakozi ba nyinshi zose nizikora icyo zemereye uturere mu masezerano, noneho wenda bikanikuba kabiri kuko ubushobozi bwiyongereye bukomoka mu bakirisitu, bikikuba gatatu, amashuri azikuba nka 4, amavuriro yikube nka kangahe, ubwo niko n'abakozi babona aho bajya gukora, uburezi buzamuke n'ubuvuzi bw'ibanze mu mikoranire ya buri rwego. Nayo niyo kuvuga ngo Afurika ihaguruke, just kubivuga n'impamo ya Mungu ntiyanyeganye uretse no guhaguruka. Intambara zirayirangiriza. Intambara zirayirangiriza. Ni icyo cyonyine ndimo mbwira abakristo. Ubu noneho mwakora comment, ubu noneho twajya mu mwuka. Aho nashanga ikiganiro nakunze ko mwacyumvise nta uri mu mwuka, kugira ngo dukoreshe uko tubyumva, niko nge mbibona ko bimeze kandi biteye inkeke. Ibi bibazo ni mu birangiza abanyamadini. Ikindi 2019 y'induru yararose y'amadini cyane, irangirira aho irarangira, turavuga ngo birakemutse. Nyuma y'imyaka 5 biragarutse, 2024 2029 ntimuzagaruke. RGB nigaruka kuvuga ko hari abandi bameze batya, nzavuga ngo mwari mukwiye gupfa, ntabwo nzavuga ko murenganye. Ese baragufungiye bwa mbere, baragiye barakubwira ngo ngaho gira none turabona ubitunganyije, baragarutse nyango harimo n'abatira ibigega. Ariko amakuru ufite nta muntu bafungiye ikigega mu cyaro, ntawe bafungira amapave mu cyaro, ntawe bafungira urusaku cyane urusengero rutubatse mu midugudu, wubatse nka kwa kundi rwirengeye ku ruhande, barareba ubwiherero, umurinda nkuba, ngira ngo n'ubukarabiro. Kandi ubukarabiro, urusengero rudafite ubukarabiro rumaze imyaka nk'6 rubayeho, rwabigenje rute ngo rube rukora mu kuri covid twese twaragomba kuba dukaraba? Nacyo ni ikibazo. Ndaje barabirimbuye. Ese baje barimbura ahubwo wenda amavomero. Kandi ikindi nizere ko leta nta muntu isaba ubukarabiro nta mazi yohereje kuri uwo musozi. Ntabwo byakunda. Yasaba amazi se ntayabayo. Oya, leta ntabwo gusaba ibitajyanye n'ibyo yaguhaye. Okay, icyo cyumvikanye. Icya kabiri, ntihagire urusengero musanga ka Gitumba ngo mu rusaba amapave no kwa Gitifu wakagari ntayabayo, no kumurenge nta mapave aba mu mbuga. Mutekereze ko urusengero rwa ka Gitumba ntabwo rwakubakwa nka ADEPR y'Inyarugenge. Oya, ntibyakunda. Kuko ADEPR y'Inyarugenge ni mu bacuruzi, irubatse neza, kuko nabo bakora mu mazu ameze kuriya, barara mu yandi ameze kuriya, n'umujyi wa Kigali wubatse kuriya. Ese bo parikingi buriya ni yabafungiye? Barayifite cyane. Hari hasi mu Gakinjo. Hari hasi bacukuye bajya hasi. Urabitiranye. Ahubwo urabivuze pasero muri ADEPR arampamagara. Kuko Uwiteka ari mwiza kandi atugirire neza, reka mbashimire abumva ibyo mvuze batabikunze, berekana icyo mvuga kitari cyo, nanjye abandi bahari nabo tukiganire, abumva ari cyo twese tunoze uko cyakosorwa, tugamije ko ibintu bigenda neza, tugasenga mu mutima utuje, leta ikizera ko umuntu uri mu nzu y'Imana yagiye mu maboko mazima. Pasiteri twatuzi ngo umuntu ari kumwe na pasiteri ari kumwe n'inyangamugayo ryahamye, mujyana mu ijuru. Nta ibintu byo kumva harimo urutogotera mu mugongo gusa. Ntabwo Imana ibarinde bagirire neza.